twaranye mu buriri rw'amasosi cyo nakubwira cyo uzabibwira nyoko. Urabona shanga arashaka kumbuza akazi ntarana gataye wowe na so satani murahasebeye. Iki cyo ni igisazi wibye sengisa wari kuzahembwa ejo. Mva twumvikane wagishuba ziko ngewe ntago nibye nihembye ibyanjye nakoreye. Sinkubeshye sinya ntukabagabo ariko uyu munsi ndabikoze ni urugero rwiza rw'imwe. Kimbwa nawe ntukazisebye ngayigendere rwiza. Niyemeje kugusiga amaramasa mukongwe no tugende. Kagende mu makara cyane. Uno mukobwa muraziranye. Umugabo we nk'abakora twari kumwe kamuntumye wowe urarusyaho. Genda umubwire ngo ntawe nshaka. Nguki Uretse gato ugeze umuvuga ngo aranze. umukirese bigombera kumenya umuntu ukapfa kuba yagukunze gusa yakwiyumvishemo. Nanjye sindi umukenere umva mu maso. Bagora kennye umuntu muzima hembe umukozi bitanu. Wamve kigo basi si utegereze ejo nkaguhe. Aho ntabwo nsobanukiye neza ni gute se nyine wabura kandi umva naba natetse. Wenda watetse nabi wenda kugira ngo utege ibijumba bikanje bitogoshe. Umuntu ndo uri kundusha amakuru nose gutogosa bisigaye ukotsa. Kwatswa amazuru niko ikijumba gitetse cyo gifite amazizi. Je irane ko ni Nyapani bayita koyo. None ngira gutumye ibyo by'Ubuyapani. Uyiriya yongera icyo bita stability mu mitekerereze bayitekera cyane cyane umuntu uri kwitoza inkota ya bushi. None wagitabaza icyagaca we wigeze ubona ngene itoza inkota. I don't want peace. I want problems. Visa Global Media, where greatness come alive. Visa Global Media, keeping your vibe alive. Visa Global Media, where greatness. Umva nyine icyo nshaka ni umukozi kandi utumuzana kano kandi. Mva boss Wanyu. oya ntagura abo wanjye ariko utubiganire wahitubi wanjye. Ntabwo njya mabosi imbwa zose twadukuriye mu nzira. Ngaho muka turebe. Kandi namaze kukubwira ko ntari. Sawa. Bakwitande. Kanje Chris abanze kuri Facebook n'ibigeragezo nk'ibisaba. None ngira ngo mushaka mu content creator. Ese boss kuva ryari wumvishe ko kwamamaza biruta ifezo. Wanyina shoro ni buri umushefu nawe ushaka kuyancuruza ibiryo. Nanjye ndashaka ka Rwesa amadongo. Wahiye rwose nta madongo ngira. Aho nanjye ndahita mpindura izina mbe Rwesa Plastic. Wahiye rwose sinshaka Rwesa. Ndashaka umushefu. Kuva mu kabiri kujya mu gatandatu urumva uwa mbere niwo wanjabutse. Nari chef dokara. Ndumva ufite uburambe gusa ubwo byo bose sinshaka umwana materi. Cyangwa ku kigo cy'amashuri. None ko umuntu wabaye chef de classe n'akavuyo k'abanyeshuri urumva kuba chef de masafuri hari ibyo byangora. Kagorwa riya kugoye nakubwiye ko umushefu nshaka ari ubabyiza. Mama kuva ndo uruhinja nsigira gushyima mu mucaniro. Urumva kubikiga birenze ibyo ngibyo ari ukuhe. Biroroshye. Pa certificate. Nta kibazo. Ariko se ubundi urajya umemba ngaho ko numva ufite amategeko menshi. Nereka impamya bumenyi rero ko tunanirwa ku mafaranga. Rero wenda ntayo ndabo. Hagira ngo utayifite ntawe nkeneye. Ubwo nta kuntu wakwihangana ugakorera Imana ukampakaza. Ariko uri umusazi. Hoya ndi muzima. Uri muzima. None ndi kugusaba akazi napfuye se. Ugiri gusamba. Byabyiza rero gukampaye vuba kugira nta gupfira. Ukazi kacu kwinjiramo bisaba gutanga ruswa. Tutagiye kurera igitsina niyo yonyine nabo. Igitabazi cyawe cyangwa ikimazi kiko nigiro yanjye itakira. Zabo yanjye sagize wawe kuroka ijya ndavuga kubatiza ibintu tamikeya mugakoresha iyo mukora ubundi nkahita nyisubira. Ibyo biroroshye. Ubundi ukorera amafaranga angahe? Ayaboneka yose. Aho ndakwemeye. Akazi kose ubu agatsinda. Akaguteka wavugaga se. Kuko wambwiye ngo ujya gukora amafaranga abonetse yose. Nanjye gukoresha akazi kabonetse ko. Aho nta kibazo ariko mutwe uzama nizere ko buzamu utarimo. Kandi ahubwo ari gitsindira gusa rimwe na rimwe. Bagikora nako mu gikoni cyawe. Nazaba ari ibyo ugiye koza bitewe nuko tugerageza rimwe mu cyumweru. Ubwo ibyo byombo mwogereza rimwe mu cyumweru biba bingana gute? Si byinshi cyane uko ibyo twakoresha mu cyumweru cyose tugerageza rimwe. Nta masafuriya nka 30, amasahani nka 80, wenda n'ibikombe nka 60. Sha akazi ko bunamba nakanze 2021 ubu ntabwo nagasubira. Ndahigendere rero. Nibyo mbo byonyine se nta modoka nzahura nayo. Nyine boss n'abana biyo bahageze nibwo imodoka ibihari. Utambwira ko wampabije gutya nawe uri umukene uri umukozi. Kure mu gitsina cy'imbeba ndo umukozi. We hakana kumenya ko namaze kubyumva. Cyo buja kora iki? Nta data buja ni papa nuko ngura kumwita boss. Ubwo nawe yakugize umuja we niba ari nasa amafaranga naye nta gara yawe. Yego ni hanyuma se ubwako kazi. Hari umukozi ugatanga. Enda wowe nubwo nawe uri umukozi ariko avukiye mu bakiri ufite network. Iminara yanjye nawe yacitse. None ukuri kw'Imana ndapfukamisha amavi y'umutima. Barumaka. Wakavuze ukuri kw'Imana ko sigiye guha akazi wakavuze ukuri kwanje. Mwirahire wowe kugira ngo umakazi. Byore se ukareba ko warakubona. Ni izina ryawe ngamba barumakazi. Na izina ryanjye kiko kiguzi. Okwinyubira abanyafrika no kujyanye n'ubwenge uvugije ukuri. Nta izina ryanjye urizwa wakarimbajije rero. Nanjye sindinga igesha gusubiza ibyo batayibajije ntabyo nkubwiye. Wambwiye akazina kawe basi. Yasha wavuze banzu isabira imbabazi. Ariko wagiye ureka gukomeza ibintu. Nawe bikomeza urabifite. Ewe nanjye siyo position ndimo. Saba imbabazi uguhatse rero. Mbabarira amakosa yose naho nagukoreye mbe nanzakora ubutaha. Akumva barumpakaza. Ntiwumva wowe yegura kabonye ajya wakora gike. Mperuka gukora 2021 nsezera ubunamba. Birumvikana ko wasezera ubunamba bw'imodoka. Wajya koza ubunamba bw'ibyombo sha. Nose ubwo ngukurikiza. Sigaho udasanga bagatwara.
And Caesar Global Media, bringing the best to your screen. Entertainment stories and more. Stay connected forever. Ese mbere byose ubundi ugira umukunzi. Nose ngo mumaze iki ubwo karya rugo natunga umukunzi wo kumazi. Wiki Base byibura uzi gutereta. No kuva kera nyiri umwana high school ho nari umusazi. aho ni sawa cyane. Kazi kanjye kugira ngo gatsindire neza. Biya mukobwa ugiye kumutereta neza kandi muri discipline. Oya no. Uzi ngo ashaka ndamukuzanira abeshya. Mfatigo uriya muhungu wambaye isengeri y'umweru uri kumureba. Yego ndamureba. Wikomeza kumureba nyine mu byo nkubwiye. Yego guteze yombi na amahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha uriya nishiri wanjye. Wiki Yihishe nk'uko nihishe ariko vuba ahubwo araza no gufata irembo. menya ko iby'amarembo bitandeba ni njyewe waje kureba. Nyine ni wowe naje kureba reka renge twikomereza gahunda zacu. None iyo myenda yawe ntayazi. Ambona mu bigute yamvuye muri kurara ntabwo yamenya ko nakwambara utuntu nk'utu ngutu. I don't want peace. Ni sawa rero. Fasha gasore. Uvuga ko ndisize. Gusa ahubwo se arabyemera. Twese turinzeho ntabwo yabura kubyemera. Ariko kudahindukira sha ubwo n'ubukene gusa buri gutuma udahindukira. Oya sheri iyi ni brada. Turanasi. Jesus. Jesus. Ko wacyohe wakazi naguhaye wagasoje. Gasoze vuba ugatuma umugeni yahukana. Ubu busa wampaye nabusezeye akazi nakareta. None se kimurazira? Iki ni igipagasi cyanjye wasanga kimaje kuwuta. Kamwe nzobya ntunyasame ntago waba waringuri. Tabise rigurubu. Kanji wabaye iki? Gukorera abakene nibyo nanze. Nambwira ko dukanze gutya buryo uri ikiyaye. Ntari bimbiki yayo bikira ese ndi ikiyaya cyane. Cyanjye uzi ko ari buzahembwe ejo. Humura rero nanjye nihembye. Ngwiki reka sinibada ni wowe yanyihereye. Ayahese. Mu gitondo ntozindutse ntumumunyu ukamasenyisa. Hanyuma nanjye mpita nyihemba kuko nabonye ntazategereza ngo mbivemo. Uzi ko ari buzahembwe ejo. Nanjye rero nihembye none. Iki cyo ni igisazi. Wibye sengisa wari kuzahembwa ejo. Mva twumvikane wagishuba ziko. Ngewe ntago nibye nihembye ibyanjye nakoreye. Sinkweshye sinya ntukabagabo ariko uyu munsi ndabikoze ni urugero rwiza rw'imbwa. Ngo nawe ntukazisebye. Ngaho igendere rwiza. Kandi nemeje kugusiga amazi kongo no tugenda. Kagende mu makara cyane. Uno mukobwa murazira. Umugabo we nkorokoro twari kumwe kamuntumye wowe urarusyaho. Shaki cyo barakiroze. Oya ntago ari ukukiroga gusa kimaze nk'ukwezi cyarapfuye. Genda umubwire ngo ntawe nshaka. Nguki ngaro rero ko rikamukora. Uretse gato ugeze umuvuga ngo aranze. Umukire se bigombera kumenya umuntu ukapfa kuba yagukunze gusa iyo kwiyumvishemo. Nanjye sindi umukene rero mva mu maso. Bagora kennye umuntu muzima hembe umukozi bitanu. Wamve kigogi basi si utegereze ejo nkaguhera. Karakaza rimwe ntigiye kundaza mu rugo rumeze nk'amahwa ntakunda. Ibihumbi 5 sama 03. Senye sasabiri. Iyo zeri muzayitwara maze ukengengere. Ariko muko wanze kuburesingwa n'umukire ngo ube nkoma amashyi. Sha umukire muziranye wose umukire n'umusazi mugenzi wawe. Sa ubwo n'upfu udakiza utazavuga ngo sinakuburi. Yeah. Our boys to react. Umva umva ngara Kagarwa n'umudayimoni wakwirukanye ku ivuko urambaza ikiwo. niko uzavuga nabi kugeza giheki nanjye narumiwe avuga nk'uwarinze arwajije uvuga barinda gute ibyo nagitangaje kirimo shakuni se kumenye inkungu zirarinda rinda gute none se kutagira ubwenge harindi iki atungo none ngaro niwe tugize tungo none atari itungo mu buzima umubwira neza kagusubiza nabi Akuntu niba ari ikindi duva ku buryo wakwitonda ngo nanarinze noneho. yamaye nka none abatinganye niba baho Rero sindi. umujinya uvuganye wagira ngo baragutabuye Cyane usura n'umujinya ukinera. ngaho nyine duha amakuru uteganya umujinya baragutabura Yego nkamurema akashaka ka vidanje mu cyumweru kimwe ndabasa nkawe. umutani yemenya ko nta veni nta makuru myabiri ahubwo se ngaro umukozi waramubonye Oya ntawe nabonye ushaka kuza ugakora se. gakorwe mu biha ari nge nawe ninde wakoresheje se Hakizo cyuruza pajya uzivana mu biganiro byanjye nawe. nanjye narumenye imara kumva ngo so ikorera urwago rwanda imifege nahise mvuga ati so ararimbutse Nawe ziba ari kuvugira abagabo ntugajye uhavugira wacyundi. riko mwipfa ubusa ahubwo se ngaro umukozi wabonye nuwaye Boss yandaya. Nguyu. niko musore ni wowe Yego ningera itumye ayikira. ariko si we ko umupfuka umuntu Umukozi wanjye zifasha kumwishyura. Wajye cucu ari kubaza ngo niwe mukozi wanjye. Cyane rwose ninge mukozi we mwumvishe mwiza ukora byose incunga izamu ndakoropa uzi ibyombo uzanye umukobwa bikakugora nabyo nabigukora urebye nyine nuko nguko mugiye nimereye. ye ndumva urenze ahubwo suranyibuka musore Shaye nago njya nkunda kumenya abakene boss ura n'umukozi wawe. Umukozi wa Yesu cya gicucu ko ndakizi kigwa gicaye hariya gusa. musiramu uramuzi
nge ndi umudivu umusiramu ubwo twamenyana ngo amarire iki ahubwo isaha yokoza akabikorera icyo umusiramu yaramugucungira shangara umugira inama uwo muhungu wamwirukana ishyari ryacu nanone urakoze nanjye ndumiwe uko akanyagwa kirirwa kicaye gafite n'ishyari ahubwo se tutagiye kure ugamije iki agamije gukora sebuja satani wumva hari ikindi agamije yahiye rero yemerwa zijya ko bakuyizana ndagira ngo ubwire uwo muhungu amabi yibye musiramu televiziyo afata shiriwe ku ngufu mbese ni umunyabyaha wigendera agenda ukoranye mu buriri bw'amasosi cyo nakubwira cyo bwira nyoko urabona shanga arashaka kumbuza akazi ntaranagatangire wowe na so satani murahasebeye ni umujura ko kutabeshye ntago ari umujura umwe ahubwo uriya arimo batatu icyo wagombaga gukora wagikoze ibizaba zabyirengera burereka mbabwira umuntu uvuga ukuri ntabwo abantu bajya bamwumva kiranyibwiye ukuri cyanga kubyumva ejo bundi kizaza kituriraho wowe mbwira ibihari umbwire nimba ari nabyo ushaka kurya cyangwa umbwire nimba njya kubizana ku muhanda oya ahubwo ugomba kumbwira ikintu uzi guteka akaba aricyo mpaha kereka niba ushaka kurya rumari nk'inkwavu nibyo dusanzwe tudateka nayo ibitekwa byose nzi kubiteka reka manze ubwire ndamutse ngo ayo mafaranga yanjye ugahaha ibyo utazi guteka biteka nabi bikarangira mbura ibyinyo nahita ndikura oya ariko none ndumva uri kundusha amakuru nose gutogosa bisigaye ari ukotsa kwatswa amazuru niko ikijumba gitetse kiba gifite amazizi ye irane ko n'inyapani bayita koyuta none ngira gutumya ibiryo by'ubuyapani oya iriya yongera icyo bita stabilite mu mitekerereze bayitekera cyane cyane umuntu uri kwitoza inkota ya bushito none wazi cyane cyawe wigeze ubona ngeri itoza inkota ko tumaze kuba babiri se ubwo n'iki katari ngiri kuyitoza tukangange abo bose dukorana turi inshuti ukomeza gutira ngiye mbita mushyamo se umuyapani OML. humura bishyimbo ndabiteka bimenyama bose bose wahageze cyane rwose nahageze ni amahoro ni amahoro masa ahubwo umukozi wawe twavuganye mwavuganye ikizi nyine ibihumbi 30 bamutumye ngo yimure ibintu nayamuhaye ubu ngubu n'imodoka yamaze kumwimura Daddy. ngwiki ni rwose ubu ngubu yamaze no gusetinga mu yindi nzu mwimukiyemo mana yanjye ko wikanga wumva guzimuka Joking. yabyibye ntibindeba amatarani zanjye umusore yampaye zinzana njyewe ntabwo ese no kubera taranti iyo sura itarangiye bigendeyemo ariko nyine wirakara agiwe panshi ni ikintu